abana bacu nabo kubera ko ya ntwaro twakoresheje tujya gutera iyo gusenga ni nayo ntwaro n'ubundi twakoreshaga kugira ngo twumvishe abantu n'abahungu bacu n'abana bacu ko igihugu Imana yakiduhaye ndetse tukitabaza n'abanyamasengesho b'abakongomani kugira ngo nabo bahanure ko Imana yaduhaye igihugu tuzagifata. Twafashe ndetse n'umugambi wo kujya kubwira n'andi moko ndetse na FARDC tubabwira tuti umututsi turimo kurwana icyo ashaka ni ugutsemba umuntu wese w'umubantu. So they mobilized all other tribes out there in the DRC, convincing them that themselves are identified as Bantu and the Tutsi were against the Bantu people. Byatumye rero aba-FARDC bumva ibyo turimo kubabwira, nicyo gituma na n'ubu dufatanya, ndetse byatumaga n'igihe babaga bagiye kudutera byemejwe ko bagomba kudutera baratuburiraga tukava mu byimbo bo bakaza bagatwika, twamara gutwika bakasiga ibikoresho bya bikoresho tukaza tuyifata tujya kurwana. Whenever the government is going to fight them, they will destroy, give them information, so they will do this first, and then the first they will bomb empty areas and burn them, and after that they will leave weapons behind for the FDLR to keep them and re-equip and reorganize themselves. Niyo mpamvu kugezana n'ubu ngubu FARDC turakorana, abanyatura turakorana, abamayimayi turakorana, kubera ko bumvishe ya ideology twabacengejemo iyo kuvuga ngo umututsi niwe uturwanya, niwe uteza izi ntambara, akandi washaka nta wundi ni umuntu wese w'umubantu. Nicyo gituma n'abana bacu na n'ubu ngubu ndetse n'andi moko bazi neza ko umwanzi wacu ari umututsi, ariyo mpamvu bavuga bati tugomba kumurwanya twese twivuye inyuma. Naturutse mu mutwe witwaga CNRD, ariko mbanza kunyurira mu giturage kuko nari ndangije imyaka 5 usa nkaho uwo mutwe utakiraho nari nzi kuko wasenywe. Kuri uyu ngubu rero wageze ahangaha mu kigo cya Mutobo, umaze igihe kingana iki kuri kwiga? Hano nahageze mu kwezi kwa 10 ku itariki 29. Ubwo kugeza ubu ngubu nsa nkaho nari nujujemo amezi 5. Ubwo rero nsa nkaho mu gihe twagenewe cyo kwiga amezi 3 kirangiye, dusozeje twishimiye gusubira iwacu nk'uko tuba twaje tubyifuza. Hari ibintu wagarutseho by'ubuhamya bw'uburyo FDLR yakoreshaga mu kujijisha cyangwa se mu gufatira urubyiruko rw'abanyarwanda ndetse n'abakongomani, wadusubiramo wenda gatoya mu buryo buhinnye ariko ukatubwira byagenda mu gihe FDLR yakoraga, iyo yaburaga imbaraga yashakishaga imbaraga kubaho isanze, ariho bavuga nyine bifashishaga amasengesho. Ibyo benshi musumva ubwo buhamya bakunda kubugarukaho kuko amasengesho niyo bakunda gukoresha cyane mu mbaraga zabo, bakabikoresha ari nka politike yo kubeshya abantu kugira ngo bumve ko Imana ariyo yakoze ibyo bitangaza kandi ari bo babikoresheje. Ubwo rero no mu bakongomani niho nyine babikoreshaga, bagaturopa hamwe mu bwonko nyine kugira ngo babashe kubumvisha yuko bagombye kubafasha, bakajya babaha imbaraga, bakaza guhanura nabo kandi noneho bategetswe kugira ngo bahabwe amafaranga cyangwa se mu by'iterabwoba kuko babaga babarusha imbaraga aho babaga bari. Ubwo rero benshi bazaga mu buryo bwo kugira ngo babafashe, nabo bakaza mu ubwo buryo bwo kubafasha kurwana mu mitwe yabo. Abo bitaga abanyatura cyangwa se mbere bitwaga za pareko, ariko ubundi ubufasha bwo barabutangaga aho babaga bari.
hari icyo wagarutseho ngo mwari mwarahimbye ururimi rwanyu, urwo rurimi rumeze gute, urwo rurimi ruvugwa gute? bo ni mugenzi wanjye wabivuze nibyo, ariko uko yabivuze nibyo kuko hari ibyo bitaga igihutu, ariko icyo gihutu cyaturukaga ku mpamvu zo kugira ngo bahuze indimi zose zitwe kimwe. Ndetse icyo nakongeraho mu byerekeranye n'uko icyo gihutu cyavugwaga, ndibuka ngeze nk'aho bita Kinshasa, mvuye aho bita Congo Brazza tugeze Kinshasa, ko bavuze yuko ururimi rw'ikinyarwanda atari rwiza kuko Kongo bagiraga ibintu by'ivangura cyane. Icyo gihe ndibuka yuko wavugaga ikinyarwanda bakavuga ngo ubwo uvuga ikinyarwanda uri umututsi, bakavuga yuko tugomba kuvuga igihutu. Ubwo rero uriya mugenzi wanjye ibyo yavuze, yavugaga ko bagize icyo guhuza indimi, bakavuga yuko bagombye kuvuga ikintu kimwe bita igihutu kugira ngo babashe kubihuza. Ubwo rero nicyo kintu n'ubundi cyagarukaga, kuko urebye yari ideoloji yasaga nkaho ishaka kugira ngo yumvikanishe yuko ururimi rw'igihutu ari rwo rurimi bwite mbega rw'abavuga ikinyarwanda, ari rwo tuvuga nyine bwite rwitwa ikinyarwanda, ariko bakarwita igihutu, ari nta rundi rurimi ruriho mbega ari igihutu. Uyu munsi murasezerewe, mugiye gusubira mu miryango yanyu, ariko mu by'ukuri hari ibyo umuvugizi wa guverinoma yabasabye kujya mu muryango mukitwara neza. Ubundi mugiye kujya mu muryango gute? Mugiye kugerayo mufashe sosiyete gute no kwiteza imbere? Icyo twifuza ni ukugira ngo tujye imbere. Urabona nk'imyaka mfite ndakuze, ariko icyo nifuza ni ukugira ngo mbashe nibura kuba nateza umuryango wanjye imbere, no kuba bambona bakishimira yuko tubaye umwe, kandi noneho bari barambuze, noneho tukabasha guteza igihugu imbere natwe ubwacu twiteza imbere. Nicyo nifuza muri iki. Mwasabwe nanone kwirinda ivangura cyangwa se n'ingengabitekerezo ya jenoside, ariko tuzi ko biravugwa ko iyo ngengabitekerezo muri Kongo aricyo kintu mwigishwaga gusa, cyangwa se namwe mwigishaga. Bizaborohera kugira ngo mubashe kubisohokamo ibyo bintu, cyangwa se amezi 3 mumaze ntabwo yarahagije kugira ngo mumaze kwiga? Kigaragara, iyo uvuye muri Kongo uzi ibyo bintu bizi, ariko ibyo bintu nubwo uba ubizi, ugeragezaga ku buryo umenya aho usanze, noneho ukabihuza n'ibyaho uvuye. Aho uvuye rero kuko kenshi uba uzi uburyo bakoraga, ukareba n'aho uri uko bakora, ureba aho inyungu ziri, ugakora ukurikije kugira ngo ubashe kujya imbere. Uzanye ivangura rero ntiwajya imbere. Ubwo ivangura kandi inyungu zabyaye nawe urarizi, jenoside yo muri 1994. Ubwo rero kuko kenshi uba ufite, urabizi ngo agasimba karuta kandi karakamira, ntabwo rero uwuyoboye ushobora kurwanya ibitekerezo by'igihe biba ari bibi n'ibyo ugenderaho. Iyo rero n'uyobora atena akayobora neza, ibitekerezo byo n'ibyo ugenderaho. Urebye ubu ngubu rero kuba ugeze mu gihugu kigenda ku ntekerezo nziza nizo ugenderaho, ariko ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bose baba bafite iyo ngengabitekerezo, ahubwo bayishyirwagamo nabo baba babakuriye. Witeguye gute kubana nabo uzasanga mu miryango y'iwanyu, cyane cyane ko abenshi iyo bumvise ngo uvuye muri FDLR nabo baba bakubona nk'umuntu udasanzwe, cyangwa se ushobora kuba afite imitekerereze itandukanye n'iy'abandi banyarwanda? Abo dusanze ntabwo ushobora kumenya uko bazakubanira, ariko njye uko nizi, uko nifuza kugira ngo mbe nabana n'abantu neza, kugira ngo mbashe gukomeza kujya imbere nk'uko nari maze kubikubwira. Ariko iyo umuntu ashatse kugira ngo ashake guhindura icyerekezo cyawe, ugeragezaga kumwereka ubuyobozi, kuko icyo utakurimo ashatse kukikuzanaho, usibye kumwereka ubuyobozi kugira ngo ubashe kugenda neza. Kandi ndumva nta munyarwanda wazana ingengabitekerezo itakurimo ngo ayigushyiremo, ahubwo wowe kuko uba uri kwigendera kure, wamwereka ubuyobozi kugira ngo abashe kugendana nawe mu cyerekezo cyawe, kuko udashaka gusubira inyuma. Twataye igihe kirekire, ntabwo dushaka twe kujya inyuma, ahubwo dushaka kubaka ibijya mbere vuba. Nkawe uricuza kuba waramaze iyo myaka, se wari umaze imyaka ingahe uri muri FDLR?
urumva uri kumbaza ikibazo nawe uzi urumva nk'imyaka mfite kugira ngo umare imyaka 30 utangire ubu ngubu ufite imyaka 50 n'indi urumva nawe uri kumbaza ikibazo uzi. bivuze ngo rero iyi myaka 30 yose uyibara nk'igihombo wagize mu icyo navuga ko iyo myaka 30 nibyo koko wenda umuntu aba afite igihombo, ufite niyo myaka 30 ufite icyo wungutsemo nacyo kiba kikurimwo, ariko ku ino saha ndi muto ngaragara nk'utarigeze ngira icyo nkora kuko ntacyo ngaragaza imbere yanjye nzanye. aho twagize umutwe wari uwa gisino ari nka ya FPR nari na CPAC ADPR iri mu Buhungiro, And he was also a pastor preacher in the ADPR. tumarije ku isi muvuga ko tugaruka igihe, ariko kubera ibikoresho byari bikeya byasaba morali, ariyo mpamvu amasengesho yo gukomeza nyirajyana After the organizing them, they now launching insurgencies into Rwanda, but they because they didn't have enough recruits and they have resulted to finding psychological manipulation of their members. They recruited one false prophet called the Messiah. Messiah. icyo ubuyobozi bwamutungirijeho kugira ngo atere morale abasirikare, kubera ko nta bikoresho twari dufite, imbunda yabaga ifite rero twari kugira ngo yaje atubwira ko whatever happens, they are going to come. tubone abamayimayi babahunde birukangaga ku barimo kubasubiza rero
twarwanyaga kuko kuko muri muco bakoreshaga muri bakoresha ikinyampaka urabona kuti urabona ko twese ahubwo bwiye n'ututsi niyo mpamvu ibyo ntibigomba kuzeka ahubwo tugakoresha igihutu. Ibyo byarumvikanye ndetse turanakorana, baduhereza abahungu babo baza muri FDLR, dushyiraho umutwe w'abanyatura ndetse na pareko twafatanyaga kurwanya urugamba. Abana bacu nabo kubera ko ya ntwaro twakoresheje tujya gutera iyo gusenga, ni nayo ntwaro n'ubundi twakoreshaga kugira ngo twumvishe abantu n'abahungu bacu n'abana bacu ko igihugu Imana yakiduhaye, ndetse tukitabaza n'abanyamasengesho b'abakongomani kugira ngo nabo bahanure ko Imana yaduhaye igihugu tuzagifata. Twafashe ndetse n'umugambi wo kujya kubwira n'andi moko ndetse na FARDC tubabwira tuti umututsi turimo kurwana icyo ashaka ni ugutsemba umuntu wese w'umubantu. So they mobilized all other tribes out there in the DRC, convincing them that themselves are identified as Bantu and the Tutsi were against the Bantu people. Byatumye rero aba-FARDC bumva ibyo turimo kubabwira, nicyo gituma na n'ubu dufatanya, ndetse byatumaga n'igihe babaga bagiye kudutera byemejwe ko bagomba kudutera, baratuburiraga tukava mu byimbo, bo bakaza bagatwika, twamara gutwika bakasiga ibikoresho, bya bikoresho tukaza tuyifata tujya kurwana. Whenever the DRC government deployed the FARDC fight them, they would instead give them tribal information, so they would disperse, and then the FARDC would bomb empty areas and burn them, and after that they would leave weapons behind for the FDLR to keep them and re-equip and reorganize themselves. Niyo mpamvu kugezana n'ubu ngubu FARDC turakorana, abanyatura turakorana, abamayimayi turakorana, kubera ko bumvishe ya ideology twabacengejemo iyo kuvuga ngo umututsi niwo uturwanya, niwo uteza izi ntambara, akandi washaka nta wundi ni umuntu wese w'umubantu. Nicyo gituma n'abana bacu na n'ubu ngubu ndetse n'andi moko bazi neza ko umwanzi wacu ari umututsi, ariyo mpamvu bavuga bati tugomba kumurwanya twese twivuye inyuma. Since then until today, the FARDC is a very close ally with the FDLR, not only the FARDC but also the allies of the FARDC, Maimai, Bazalendo and others, with the conviction that their common enemy is the Tutsi, and they have all to put arms together and hand in hand to fight the Tutsi until today. Tukaba twasabaga rero ko kubera iyo ideology yamajije gucengera mu mitwe y'abantu, kandi kuyivanamo bikaba bisaba imbaraga za buri wese, kugira ngo dufatanye dukangurire bari abantu bari mu mashyamba batahe, ndetse n'ibyanga hakoreshwe n'imbaraga kugira ngo FDLR ive muri ariya mashyamba, ive muri ariya moko, kugira ngo na ideology nayo isibangane. Murakoze.